guhindura ibintu no kubihitamo no kuba intention nuko tubigenderera nuko umuntu wese ahari avuga ngo that's enough ibi birahagije. Byaturutse mu bantu benshi kandi bagatangira ubuhamya, aricyo dukeka ko cyari gikenewe. Hakeneye kuba uzi iby'umwuka bo bakora nk'amatorero, ariko ufite n'ubushobozi bw'ubumenyi wundi ufite kugira ngo gucunga umutungo w'urwego w'umuryango nka ADEPR ushobore kubikora ku buryo bunoze. Icyo tubasaba rero nicyo. Rero izo tuzasangamo zose zitari ngombwa cyangwa se zitanabayeho bya bikorwa byo kwita ku bakristo byakora izo aho kugira ngo zibe umutwaro ku itorero zinabuze ko ibikorwa byakagiye ku itorero bikorwa izo tuzazikuraho. Tunejejwe no kubasuhuza tubifuriza ikaze nk'uko maze kubivuga tunabakira, tukaba tubishimiye kubana namwe kuri uyu munsi. Nyakubahwa mutwemere kandi mbere ya byose dushimira abakristo ba ADEPR ndetse n'abayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye z'itorero bagaragaje ubwitonzi muri iki gihe inzego nkuru z'itorero zahagaritswe, bakaba barakomeje imirimo y'itorero mu ituze. Ibyo twabishimiye Imana kandi namwe turabashimiye kuko mutabaye mukomeza kugira inama hamwe no kubashimira rero nyakubahwa kuba hafi y'itorero mu buryo butandukanye mu nama za ngombwa ndetse no gukemura ibibazo byabaga byarenze ubushobozi bw'ubuyobozi bw'itorero mu nzego zitandukanye. Turagira ngo hamwe no kubashimira dushimire ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa Paul Kagame, umuyobozi w'igihugu cyacu dukunda, uko adahwema kubera amaso abaturage muri rusange ndetse n'itorero ryacu by'umwihariko abinyujije mu nshingano agenda agaragaza arizo abaha n'urwego rutureberera, akaba ari mwebwe mutuba bugufi mu buryo butandukanye. Tuboneyeho rero kubashimira kubw'umwihariko icyizere mwatugiriye mukadushimira imirimo y'ubuyobozi bw'abakozi n'imicungire ngo muri iki gihe ubuyobozi bukuru bw'itorero bwacu. Turabizi ko bamwe n'ibibazo bimaze igihe bibarizwa mu itorero ryacu, inkunga yanyu ndetse n'ubushishozi bwanyu bugera kure bitazabura gutuma umurimo w'Imana ndetse n'ibiba byitezwe n'abakristo ku by'umwihariko ba ADEPR bitabura gusohozwa neza. Muri uyu mwanya sinifuza kuvuga byinshi nk'uko nabivuze ibyo mwadushinze guhera ku itariki 5 ku itariki 2 z'ukwa 10 abashumba b'inzego bose bashoboye gukorera ihererekanyabubasha hagati yabo n'umuyobozi w'umusigire warushinzwe abakozi b'umutungo. Bamuritse ibikorwa byose byakorerwaga mu ndembo bayoboye ndetse n'ishusho y'umutungo y'itorero muri izo ndembo. Umuvugizi wungirije ndetse n'umunyamabanga mukuru bacyuye igihe naho bakoze ihererekanyabubasha kandi byakozwe neza byose mu mwuka mwiza. Ni muri urwo rwego rero nyakubahwa muri uyu mwanya nk'umushyitsi mukuru wacu nagira ngo mutwemerere muze tugezeho ijambo mwatugeneye kuri uyu munsi ndetse na gahunda y'umunsi uteye mutezi. Murakoze.
Samuel kandi kubaka ashumba bagenzi banjye dukorana mu nzego za RGB muraho umurimo wanjye uyu munsi ni mutoya tube twaje kuba nk'indorerezi z'igikorwa twatangije ariko tukagitangiza biturutse mu itorero nyuma y'urugendo rwo gukorana n'itorero no kurigenzura imikorere yaryo no kureba niba ryubahiriza inshingano nk'uko bikwiye. Hari byinshi byubahirijwe mu myaka irenga 2 n'igice ariko hari n'ibyasabye ko habaho impinduka. Ubanza ni gukora umurimo muto cyane. Mu rwandiko rwacu twari twavuze ko uyu munsi tariki 8 hari bube ihererekanyabubasha hagati y'inzego zahagaritswe n'abayobozi bazo barangajwe imbere n'uwari umuvugizi n'abagiye gufata inshingano zo kuyobora itorero no gukora impinduka zikwiye kugira ngo itorero rirangwemo amahoro rishobore no gukora inshingano zabyo nk'uko amategeko abiteganya. Ndabereka rero abayobozi bari bufate inshingano uyu munsi nibo twatoranyaga akaba azayobora ku rwego tekinike. Ababiri bazayobora ubuzima bw'itorero mu mwuka mu myigishirize banibande ku mirimo ya gishumba y'itorero. Hanyuma ikipe iyobowe na Pasiteri Budigiri izibanda ku bijyanye n'abakozi, imari n'imitegekere y'itorero kugira ngo bishobore kunozwa kuko tubona bitameze neza. Uruhande rwa Pasiteri Budigiri hari Madamu Vestina Gatesi korali aririmbamo n'ubwo ntiyibuka kwa Deferi yewe bagire urumvamo umuzi. Madamu Vestine dushingiye ku inararibonye afite azafasha mu kubaka fatanyije na Budigiri azafasha mu kubaka ibijyanye n'abakozi n'amategeko n'imitegekere y'itorero. Hanyuma Madamu Oreli Umuhoza azakomeza inshingano nazo zifite zishingiye ku mafaranga, ku mari, umutungo n'imishinga y'itorero. Abo nibo bantu 5 dukoresheje uburyo twari dufite dushingiye ku buhamya n'ubushobozi twifuza bwo kubaka itorero ringana nka Deperi. Nibo barushije abandi ubuhamya mu gihe gito twari dufite tubatoranya. Ndagira ngo musoze rero mbasaba kubafasha rwose. Abanyarwanda baca umugani utari mwiza ariko nshobora kuvuga ko muri Adeperi wageze aho ugasa nk'aho ugaragara ko ari ukuri. Aravuga ngo usengerwe bamuteza ubwoba, sibyo? Buri umwe aze gufata akanya tuganira n'umwe muri aba bantu ndi bukoreshe ijambo yakoresheje njyewe nafashe n'ubu nafashe umwanya munini wo gutekerezaho. Ngo yakoraga ahantu ngo mbisabiye uburenganzira, hanyuma umuntu ushinzwe icyo kigo bakoreramo ngo araza arabigisha arababaza ati arababwira ati hari abantu 3 bakorera ahantu, hari uhonda amabuye, hari ushaka umugati, hari n'uwubaka n'itorero kagira katedrali. Ngo yaraje abaza abantu aramubaza tukora iki hano. Umwe aravuga ati ngiye nkunda amabuye, aramurengagera ku wundi aramubaza ati wowe ukora iki hano. Undi aravuga ati ngiye nshaka umugati, agera ku wundi aramubaza ati se wowe ukora iki. Ubwo igikorwa cyari aha kwari ukubaka katedrali. Waravuga ati ngiye nubaka katedrali.
aba bantu n'abo basimbuye bafite inshingano zo kuyubaka katedrali yitwa ADEPR cyangwa bagize inshingano zo kubaka katedrali yitwa ADEPR. Ariko iyo abantu bagiye kubaka, umwe akarangazwa no guhonda amabuye, hari ubwo ahonda n'iryo yakatanze ryuzuye, undi akarangazwa no gushaka umugati, hari ubwo atamenya n'uko avanga umucanga. Ubundi mu by'ukuri we akaba yakora akazi keza n'urimo kubaka katedrali, akabyubaka ahonda amabuye kugira ngo abayubaka akwiye. Undi agakora umurimo unoze kugira ngo nataha abone umugati. Ariko iyo yinjiye kuwa mu gitondo akaza gushaka umugati, bwira arangariye umugati aho kuvanga sima nk'uko yayivanga. Ndifuza rero ko banyakubahwa abashumba, banyakubahwa abakozi b'Uwiteka, muzubake katedrali. Icyo dukeneye ni katedrali ituma abanyarwanda bahisemo kuyinyuramo bajya mu ijuru, ariko mbere y'uko bagerayo bakaba abanyarwanda bafite agaciro, bafite umuco mwiza, barangwa n'amahoro, barangwa n'ubwumvikane, kandi nabwo bagira ibibazo bakanyura muri ya nzira y'amategeko twahisemo nk'igihugu, kunyura buri gihe mu nzira y'ibiganiro dushaka igisubizo duhuriyeho. Iyo binaniranye byanze bikunze kuba twarahisemo ubwo buryo ntitwihambuye n'ububasha, ko iyo binaniranye hafatwa ibyemezo nk'ibyafashwe, kugira ngo nabashoje inshingano zanjye. Ubundi turi gukora akazi ko gukora uburorerezi, kubaka bisaba imbaraga. Ndashimira cyane abantu bari aha kuko bose bavuye mu mirimo kandi myiza, ariko twasanze ADEPR ikintu gikomeye ifite abakirisitu bayikunda rwose, kuko twaricaye turaganira twavuga ariko umuntu mukura mu murimo uteye kuriya yari arimo umutunze mu minsi 2-3, ariko ishyaka ryo kuvuga ngo ndashaka kubaka, akamenya ko Imana izamutunga ikanamubashisha, akamenya ko azashobora gukora akazi ku buryo katazamutesha agaciro, azongera gukora n'akandi, ariko yatanze umusanzu wo kubaka iwabo mu rugo hitwa muri ADEPR. Turabashimira rero yuko mwatwemereye, dufite akazi kenshi imbere yanyu, ariko tuzabashyigikira nk'uko twagerageje gushyigikira abo musimbuye, kandi twizeye ko amaboko ari muri ADEPR azubaka ADEPR ishimwa n'igihugu, ishimwa n'abantu, kanashimwa n'Imana. Mwakoze cyane. Mwakoze cyane, dushimye ijambo ubuyobozi tugejejeho, Imana y'umugisha. Muri uyu mwanya turagira ngo twakire uwo muvugizi w'itorero rya ADEPR mu Rwanda, kugira ngo tugezeho ijambo tubafitiye kuri uyu munsi. Wari umuvugizi? Wari umuvugizi. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Mwiriwe. Ndagira ngo mfate umwanya mbere mbanze nshimire ubuyobozi bwacu bw'igihugu cyacu, umwanya buhagarariwe n'urwego rw'imiyoborere mu Rwanda, ndetse no ku by'umwihariko umuyobozi wayo by'umwihariko. Bashimira ko bagiye badufasha nk'uko umaze kubyumva mu bibazo twagiye duhura nabyo, ariko uyu munsi nkaba nizera yuko baturebereye ibibazo bigomba kugira iherezo. Icya kabiri, ndagira ngo nshimire abayobozi banjye twakoranye ndetse n'abashumba bose, ariko cyane cyane nshimira abakristo bakomeje gufasha itorero mu gihe icyo ari cyo cyose, mu bihe byiza cyangwa se mu bihe bigoranye, ariko bagakomeza inshingano zabo zo gukomeza gukora umurimo w'Imana. Icya kabiri, ndagira ngo nshimire bagenzi banjye ko umuyobozi cyangwa se umushyitsi mukuru amaze kubitubwira, na pasitoro wacu dusanzwe tuzi kandi cyane, ndetse n'abakristo bacu dusanzwe tuzi cyane,
bagiye gufata izi nshingano zo kuyobora itorero. Ku giti cyanjye nk'uwari umuvugizi w'itorero rya ADEPR ndabasezeranya kubafasha ndetse no gushyigikira umurimo w'Imana uko tuzashoboza. Icyo nicyo nabizeza. Hanyuma mu rundi ruhande ntabwo turi butinde, ndifuza yuko umushyitsi mukuru yatwemerera tugakora igikorwa cyatuzanye hano mu buryo bukurikira. Nk'uko bamaze kubitubwira, itariki ya 2 nibwo twabonye urwandiko rutumenyesha yuko duhagaze mu nshingano twari turimo. Twatangiye ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 3 2018, dusaba yuko uyu munsi twategura ihererekanya ububasha, kandi batumenyesha ko icyo gikorwa urwego rw'imiyoborere ruzagena uburyo bukurikira. Uko rero giteguye mu buryo bukurikira, uko tumenyesheje yuko hari urubuza kudufasha mu rwego rw'amategeko. Ndagira ngo rero nsome inyandiko nateguye tugiye gushyiraho umukono njye na mugenzi wanjye uyu munsi. Narinze ngera hano ntamenya uwo ari we, ariko nta kibazo kuko twiteguye biri buze bidufasha. Inyandiko mvugo y'ihererekanyabubasha none ku wa 8 Ukwakira 2020 mu cyumba cy'inama kuri Dove Hotel habereye ihererekanyabubasha rya ADEPR rihagarariwe na RGB, ryakozwe hagati ya Karuranga Ephraim ufite nimero y'irangamuntu ribuze gushyiraho watowe n'inteko rusange isanzwe y'itorero rya ADEPR yabaye ku itariki ya 16 kugeza ku ya 17 Werurwe umwaka wa 2018, umutoreye kuba umushumba mukuru w'itorero akaba n'umuyobozi w'inteko rusange no guhagararira itorero rya ADEPR imbere y'amategeko arizo inteko rusange, inama y'ubuyobozi, biro nyobozi na komite nkemurampaka, ndetse runakura mu nshingano abasanzwe ari abakozi ba ADEPR bari bagize biro nyobozi n'inama y'ubuyobozi. None urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rugennye ko Perezida Isayi ufite urwandiko rwa RGB ndibwira ko ruhari rw'uyu munsi ufite irangamuntu nayo turi buze gushyiraho, rumenyesha umuhesha kuyobora itorero rya ADEPR. Umugereka w'inyandiko hashyizweho igitabo gikubiyemo ibyatanzwe. Ndibwira ko rero ijya kubahwa mwadufasha mukatwemerera inyandiko ikuzuzwa n'uhagarariye amategeko akayikuriza mbere y'uko tuyishyiraho umukono.
birenze kumara ibihe bitandukanye ari mu bintu bimugora. Ariko ikindi nabyo n'umuntu wese wumva ko ari Kristo wamuhamagaye akwiye no kwibaza niba umurimo yahawe na Kristo ari uyu munsi ari gukora. Ubundi bwo twese twakaba umurimo wa mbere dufite ari guhinduka abigishwa ba Yesu, twarangiza tukajya guhindura abantu. Ibindi bintu byose dukora niba ataraho biganisha ibikorwa byacu bya buri munsi, umuntu wese ku giti cye cyangwa abantu runaka baba bavuye mu muhamagaro. Niyo mpamvu intambwe ya mbere yo gutera ari ugushakisha icyatuma umuntu wese, itsinda ry'abantu, itorero muri rusange, twita ku bintu byatuma umurimo dukora ubugamije ku murimo nyakuri Kristo yahaye itorero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikindi cya kabiri kijyanye murabyumva, itorero ni umuryango uhuje abantu benshi. Itorero rya ADEPR ni itorero ryagutse rinini rifite ibikorwa bitandukanye. Ni byiza gutekereza ku mikorere, uburyo ryubatse, kuri systems, kuri structures. Tukareba niba koko zidufasha ko itorero rikora wa murimo mu kuri kwawo. Kandi dufite umugisha, Imana yatanze umugisha muri ADEPR, tugira abantu bize ibintu bitandukanye, byinshi bitandukanye kandi byiza. Bashumba n'abandi mwese mu nyumva, buri gihe mwoherezaga abana ku ishuri kwiga ubumenyi butandukanye. Imana yari izi ko kino gihe ikeneye itorero bijyanye n'ubwo bumenyi. Ndabizi ko abo bantu bari mu itorero bari mu nzego zitandukanye z'igihugu, baratanga umusaruro mwiza, baratanga umusanzu mu kubaka igihugu, yewe muri system, muri structure, mu mikorere itandukanye ituma igihugu cyacu kiba cyiza. Ndabizi ko abantu bo mu itorero rya ADEPR nabo muri uwo murongo bafitemo uruhare. Rero ni ukwibaza ngo kubera iki ayo mahirwe dufite tutayakoresha. Nkiraha ndashimira bagenzi banjye tugiye gufatikanya urugendo rwo kuyobora iyi komite y'inzibacyuho, ko nubwo bari bafite imirimo bakora hirya no hino itandukanye, bafite inshingano zikomeye kandi bishimiye aho bari, ariko kubwo muhamagaro wo guhuza ibyo bize n'umuhamagaro wa Kristo, bemeye kuva aho hantu hari heza muri comfort zone. Buriya iyo uvuze inzibacyuho ni ukuvuga ko byanze bikunze haba hari ikintu kitameze neza abantu bakwiye kwitaho cyane, kandi buryo bibaye amahitamo y'umuntu, umuntu wese akunda kuba muri comfort zone. Rero tubashimira cyane kandi mbizeza ko kubera ayo mahitamo Imana itazabura kubaha umugisha. Ni byiza ko rero dusangira ubwo bumenyi dufite kugira ngo turebe niba mu by'ukuri imikorere y'itorero, system z'itorero, structures z'itorero ibasha kudufasha kubona igisubizo kiganisha itorero mu gukora mu by'ukuri umurimo Kristo yarihaye. Ikindi cya gatatu ni uko dufite n'umwuka wera. Dufite umwuka wera wo kudufasha, wo kutuyobora. Niba itorero ryarageze ku bantu barenga miliyoni 2 rifite ibikorwa bitandukanye nk'uko tubizi, hari impamvu yatumye abo bantu baza mu itorero. Umuntu yakwibaza ngo se ni iki kiri gukorwa kugira ngo abantu baribemo bishimye? Ni iki kiri gukorwa kugira ngo abana babo nabo bazishimire kuba muri iryo torero? Umwuka akwiye kudufasha kugira itorero rifite ubuhamya bwatuma abayirimo bishimira kubamo, n'abana bacu bakabyishimira. Ndabizi ko abanyetorero twese dufite iyo nyota yo kumva cyangwa se no kubona ubuhamya buvuga ku itorero, aho ubuhamya bwerekana impinduka mu buzima bw'abantu, mu buzima bwa buri munsi, kandi umwuka twahawe abasha kubidufashamo. Niyo mpamvu ikindi dukwiye kwitaho cyane ni ugukomeza gukora itorero riri muri ya ntego, rifite imikorere myiza kandi riwe n'umwuka wera.
ikindi nasorezaho kandi kinakomeye nuko dufite ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwiza bwangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'inzego zitandukanye bafatanya umunsi ku wundi berekana ubushake ntagereranywa bwo gutuma ibikorwa bikorerwa mu gihugu bireba abanyarwanda bibikorwa byiza bishimangira ubumwe bishimangira iterambere ry'abanyarwanda. Rero kuko dufite iyo support, dufite izo mbaraga, tukaba dufite na bya bindi twavuze, dufite mission isobanutse, dufite ubushobozi bwo kwakora systems zituma itora ikora neza, dufite umwuka w'utuyobora, dufite na Kristo muri twe. Numva iby'amahirwe dufite nk'ikomite y'inzibacyuho tugiye kwifashisha muri iki gihe kugira ngo impinduka zifuzwa, impinduka zikwiye, impinduka zikenewe tuzigereho. Ndasoza nongera kubashimira, ariko nanabasaba ikintu, ni ubufatanye muri uru rugendo dutangiye. Mu izina rya komite y'inzibacyuho turifuza gukomeza kugira ngo ubufatanye mu gusenga, mu nama, ariko twese hamwe tugira intumbero ishaka kubaka itorero kurenza uko dushaka kubaka umuntu ku giti cye. Ibyo nitubikora ndabizi neza yuko muri bwa bufatanye bw'abaraha n'abandi mwese munyumva, izi mpinduka twifuza ntabwo zizatinda kuboneka. Buriya guhindura ibintu ntimugire ngo ni urugendo rw'imyaka, guhindura ibintu ni ukubihitamo, ni ukuba intention, ni uko tubigenderera, ni uko umuntu wese ahari avuga ngo that's enough, ibi birahagije. Ni uko umuntu wese ahitamo kwibwiza ukuri, ni uko umuntu wese ahitamo kumenya ngo ni byiza ko aba amahitamo meza. Rero ubwo bufatanye turabasaba, ari mu bitekerezo, ari mu nama, ari mu gusenga, kandi tubizeza ko nka komite y'inzibacyuho tugiye gufatikanya muri icyo gihe kuyobora urwo rugendo. Turabizeza ko natwe dufite umutima, dufite passion, dufite n'iyo commitment yo kugira ngo izo mpinduka zize, kandi ikindi twizeye Imana. Tubashimira cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwakomeje kudufasha, kandi bukina twizeza ubufatanye kugira ngo itorero rya ADEPR rikomeze kugira ibikorwa byiza. Tunashimira abashumba, abakozi b'Imana batandukanye, ari abacyuye igihe, ari n'abandi bakiri mu byiciro bitandukanye, kuko byanze bikunze kuba hari ibikorwa byinshi tubona biri mu itorero, hari ababikoze. Abo ngabo ari abari hano n'abari hirya no hino, abo turabashimiye, tubasabiye umugisha. Mu nyemerere nsoze nsoma umurongo umwe tugiye gusorezaho, ni umurongo uri mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, ibice 33, umurongo wa 14. Iki ni igihe Imana yabwiraga Mose, umurongo mwiza, umurongo urimo ihumure, urimo ibyiringiro, ari ndetse nacyo nifuriza abanyetorero bose ba Pentecote mu Rwanda, ADEPR, ngo aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe uruhuhe. Niba hari umuntu wumvaga bimaze kuba byinshi, ndagira ngo ubwenge ngo humura, turi kumwe n'Imana izana ihumure. Mu zindi Bibiliya iravuga ngo nzajyana nawe nguhe gutsinda, nguhe victory. Ibi kandi ndabibwira umuntu wese wibaza bizarangira ryari, kubera rino jambo mweke tubari ibirangiye. Burya ni byiza ko dukorera mu ntsinzi aho gukora mu gihe tuzibaza tuzatsindira, kubera ko turi hano twanahamagawe kugira ngo umurimo Kristo yatangije mwiza ukore iki. Rero icyo twatangaza, icyo twavuga bitewe n'Imana turi kumwe, bitewe n'aya mahirwe twavuze, nuko ariko ibyo tuvuze
igikomeye muri ibyo ni uko hamwe na biriya binavuze biroroshye kandi birashoboka. Yesu bamugisha ku buryo babuhuza n'ubuzima bwabo bwa buri munsi bw'imikorere, ariko no muri dava ari umupasiteri, twe tukabona tukanasanga mu by'ukuri ubwo bumenyi afite akoresha muri uwo muryango ari umupasiteri muri ADEPR akwiriye kuza akabukoresha. Abandi bari muri iriya ekipe harimo babiri bakoraga mu mabanki, managers actually bombi bari ku rwego rwa managers, n'undi waturutse muri Rwanda Revenue Authority. Usanga ibibazo ADEPR yagiye igira n'undi wari usanzwe mu muryango uzi ibibazo biri financial n'ibindi bibazo by'umuryango, dusanga mu rwego rw'ubumenyi babufite, mu rwego rw'imyemerere hari abo mu itorero, ariko igikomeye cyane no mu rwego rw'ubuhamya kugira ngo tubagereho byaturutse mu bantu benshi kandi babatangira ubuhamya, aricyo dukeka ko cyari gikenewe. Hakeneye kuba uzi iby'umwuka bo bakora nk'amatorero, ariko ufite n'ubushobozi bw'ubumenyi wundi ufite kugira ngo gucunga umutungo w'urwego w'umuryango nka ADEPR ushobore kubikora ku buryo bunoze. Icyo tubasaba rero ni icyo, twabahaye inshingano zo kuvugurura amategeko, kuvugurura inzego z'imirimo, kuvugurura abakozi, kuvugurura no gushyira mu bikorwa ayo mavugururwa. Bafite igihe cy'umwaka umwe ushobora kongerwa badashoboye kurangiza iyi manda muri iki gihe, kuko turifuza ko iyi nshuro dufasha ADEPR kwiyubaka nk'uko amategeko abiteganya, ariko bijyanye na viziyo y'igihugu. Ni muri viziyo ya 2050 ibisabwa ku itorero ringana nka ADEPR bisabwa tudashyizemo ingufu ngo tugane gutyo, twaba tubangamiye naho dushaka kugana twese nk'abanyarwanda. Wenda kuri icyo ngicyo, muri uku kwezi kumwe hagaragaye ibibazo muri asosiyasiyo zitandukanye, Rayon Sport, Kiyovu Sport, za kubahiriza no gukurikirana ibyo amategeko akora. Numva rero nk'uko wari ukibajije, ibisabwa byose birahari mu rwego rw'amategeko. Wenda hari n'ibyanozwa, ariko ibisabwa ngo iyi miryango ibe imeze uko ikwiriye kuba imeze birahari. Habayeho impamvu ntazi, imiryango ikabisiga iyo bagakora uko babyumva, bakabikora ukundi, rimwe na rimwe bakajya muri ngengamikorere bagashyiramo inyungu bwite, ugasanga ngengamikorere zigiye kuvuguruza mu by'ukuri iby'itegeko n'iby'amategeko shingiro y'umuryango. Ariko ibyo turimo kugerageza kubinoza, kandi twifuza imiryango ikora neza, kuko imiryango iyo ikoze neza intego z'umuryango zitera imbere, ariko iyo idakoze neza haza umwiryane, intego ntizitera imbere, ntawe keretse abantu babyungukiramo ku nyungu zabo bwite mu gihe gito nabwo, kuko ntibiramba. Nta musaruro urambye ku muryango, nta musaruro urambye ku banyamuryango n'abayobozi baba barimo. Hari ikibazo bibiri mfite. Icya mbere, bagiyeho kuyobozi bakiva muri ADEPR, barize amashuri ya teoloji nk'uko amabwiriza abiteganya n'urwego rwa RGB ikigo cya mbere cya kabiri. Ese ko mweguje abayobozi ba ADEPR n'inzego zitandukanye, Oriri Umuhoza akaba ari umucungamutungo we akaba yasigayemo, byaba byarashingiye ku ki? Murakoze cyane. Ntabwo tweguje abantu kubera ko ari abantu gusa, twarabagenzuye igihe kinini, twakoranye nabo, navuga ko twakoranye n'inzego igihe kinini, twarabagenzuye igihe kinini. Komite yacyuye igihe mwarakurikiranye, mwari muzi ibibazo yagiye igira, ndetse wenda n'inzibacyuho y'iminsi mike yagiye muzi wenda ibyo yahanganye nabyo. Mwebwe nk'icyo mugiye kwitaho ni iki mu miyoborere ya ADEPR? Murakoze cyane. Muri iyi komite y'inzibacyuho nshya itangiye uyu munsi, icyo tugiye kwitaho hari ibintu bibiri by'ingenzi. Kimwe ni icyo gushimangira umurimo Kristo yahaye itorero, nicyo kintu cya mbere kijyanye
n'umurimo wo guhindura abantu. Ariko ikindi cya kabiri nabona cyagiye kinagorana mu bihe bitandukanye, gishingiye ku mikorere y'itorero, ku nzego ziri mu itorero, ku buryo ibikorwa bikorwa. Rero ibyo nibyo tugiye gufatira umwanya kugira ngo turebe imikorere, ibikorwa, inzego, uburyo byaba bikora, byaba bimeze mu itorero ndetse n'ibikwiye, kuko hari n'igihe usanga harimo n'ibidakwiye. Ibyo byose bigatuma ya mikorere itaba myiza, bityo bigatuma n'ubwo ibikorwa byakorwa ariko bidatanga wa musaruro ukeneye ku itorero. Ni nk'ibiki musesenguye ibyo bidakwiye n'ibihe mugomba kwitwararika kugira ngo bikemuke? Usesenguye cyangwa se urebye, wakibaza inzego zose ziriho mu itorero, ukareba ese ni gute zigira ku mukristo. Bica muri henzira kugira ngo umukristo yitabweho, akurikiranwe, afashwe. Yewe bikanajyana n'ibigenerwa umukristo muri bya bikorwa akora, kuko umukristo niwe mugenerwa bikorwa, niwe itorero rishinzwe kureberera. Rero ni ukureba ese ni muri za nzego zose ni izihe zifasha umukristo koko ku buryo arizo zagumaho. Ariko no muri bya bikorwa no muri ya mikorere, ni ibihe bituma haba impinduka ku mukristo, ku buryo itorero n'ibikorwa mu itorero ikiri au centre cyangwa se ikigenderewe ari ukwita ku mukristo, ari ukwita ku buzima bwe, imibereho ye na bwa buzima bw'umwuka, kuko icyo ngicyo nicyo kuba gikorwa. Ariko bikanarenga, iyo mvuze umukristo simvuga uwo muri ADPR gusa, kuko itorero riri mu muryango nyarwanda, harimo ibikorwa bitandukanye itorero ikwiye kuba rikora byo gufasha b'abanyarwanda, gufasha abakristo kugira za mpinduka. Impinduka zikaba mu buryo bwuzuye kandi zikaba mu buryo bw'umwuka, zikaba mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu mibereho yabo, zikaba mu buryo babanye, ariko zikaba no mu bikorwa ubwabo bagenda bakora kugira ngo biteze imbere umunsi ku wundi. Rero ibyo biri mu byo tuzitaho cyane muri iki gihe. Hari ikibazo ngiye kugarukaho mu ijambo mwavuze kare bijyanye na structure ya ADPR. Ese mwabuteganya kuba mugiye guhindura uburyo inzego zubakitse? Urumva mu byo tuzakora ni ukureba izikenewe n'izihe, bigende kuri cya kindi cy'uko izikenewe ni izituma koko itorero rigira ku nshingano, ku murimo waryo. Rero izo tuzasangamo zose zitari ngombwa cyangwa se zitanabayeho bya bikorwa byo kwita ku bakristo byakora, izo aho kugira ngo zibe umutwaro ku itorero, zinabuze ko ibikorwa byakagiye ku itorero bikorwa, izo tuzazikuraho. Mushumba, ari abashumba b'amaparuwasi batikamiwe babuzwa bahezwa kuza mu nama rusange ifatira abayoboke basaga miliyoni 2 ibyemezo. Abashumba b'amaparuwasi mwiteguye kubaha akahe gaciro? Si n'abashumba b'amaparuwasi gusa, kuko yavuze inama rusange, itorero nka mu bibakorerwa, mu mpinduka, mu murimo itorero riri gukora, kuko nibo banyitorero. Itorero si ry'abayobozi, itorero ni ry'abakristo. Pastor, kuva 2012 uburyo komite ya usabwa Imana yavuyeho, ejo bundi uburyo batomo bavuyeho, n'iyi ngiyi uburyo ivuyeho, bisa nkaho bavuga ngo ni uruhererekane rw'ibibazo biri muri ADPR. Icyizere mufite ko mu mezi 12 mufite y'inzibacyuho muri bugerageze gushyira ibintu ku murongo iki? Icyizere dufite, ubundi bwo ibyo kudufasha birasobanutse, ahubwo icyangombwa ni uburyo bya bindi tubikoresha. Misiyo dufite nk'itorero irasobanutse, ntabwo iciye ku ruhande. Icy'itorero ukwiye kuba gikora bwa mbere kirasobanutse, kandi ikindi ni uko igihe tugezemo dufite amahirwe dufite kubaka za nzego, kubaka ya mikorere, bikeneye ibitekerezo, bikeneye ubumenyi. Ibyo ngibyo byo tubyiga mu ishuri. Dufite amahirwe yo ku itorero rya ADPR riri mu matorero afite abantu benshi bize, bafite bwa bumenyi, kandi ibyo ngibyo babikora no mu nzego zitandukanye. Abo tuzakorana nabo, tuzabifashisha, tuzabaka ibitekerezo kugira ngo za mpinduka zize. Uwo n'umugisha dufite, turabafite ni benshi, kandi nabo biteguye gutanga uwo musanzu mwiza. Ikindi ariko tunafite n'abakristo beza bakunda itorero, barisengera, buzuye umwuka wera. Rero ibyo ngibyo ni bizadufasha ko muri iki gihe za mpinduka ziza, kandi turi no mu gihugu cyiza, mu gihugu gishaka impinduka nziza. Ibyo byose ni amahirwe duhuriza hamwe, ni umugisha
kandi igikomeye tunizeye ni uko mu rugendo dutangiye rwo gushaka izi mpinduka turi kumwe n'Imana, turi kumwe na Kristo we nyiri itorero, azadushoboza uwo murimo, azatubashisha, ariko ntirengagije n'ayo mahirwe navuze dufite. Amategeko ngengamikorere n'amategeko acunga abakozi mwiteguye kuyakora iki ko yagiye avugaho cyane ko atari meza, yagiye abangamira inyungu z'abakozi, z'abashumba ndetse n'ibyagagobye kuba bigenerwa abayoboke? Iyo uvuze amategeko y'uburyo butandukanye bwose yagakwiye kuba atubakiye ku muntu runaka, ubwo yubakiye gufasha itorero. Gufasha itorero, icyo rero tuzirinda ni uko ayo mategeko imikorere yayo aba aho aganisha, ari uko bikorwa, kuko amategeko icyo afasha ni ukwerekana umurongo ibintu bikorwamo runaka cyangwa urwego runaka, ahubwo akwiye kuba ahaganisha, ari kuzana za mpinduka zifuzwa mu itorero, zifuzwa mu buzima bwa buri munsi bw'abakristo, binatuma n'itorero rigira ya mikorere myiza. Kuko mukuru w'urwego RGB rwakomeje gukurikirana ibibazo bya ADEPR, mutusengura ibibazo n'urwego n'iyi komite mushyizeho, murabona murayisaba iki, murabona ikwiye gukora iki? Murakoze cyane. Umuryango ushingiye ku myemerere wa ADEPR ni umwe mu miryango minini ishingiye ku myemerere dufite. Dufite amatorero arenga 3,000 mu gihugu hose, dufite n'abakristo bajya kugera hafi 2 miliyoni. Abakristo babo bafite urukundo rwo gushaka Imana, ariko n'urukundo rwo gutera imbere. Mu gukurikirana rero ADEPR nk'indi miryango, twasanze mu by'ukuri hatarashoboye kuba imiyoborere ijyanye n'ubwo bugari, ijyanye n'ubwo bunini. Ubuyobozi bwariho twarabuherekeje igihe kinini, twari tumaze igihe kirenga umwaka tubufasha. Bageze aho bagira igihe urwego ruyobora biro ruri kumwe n'abandi bari muri board bahagarika ubuyobozi bwa board. Ndavuga igihe twatangiriye gusa nkaho dushaka mu by'ukuri gushyira ingufu mu nzego z'imiyoborere. Icyo gihe turabasubiza, tubabwira ko bidashoboka ko urwego tekinike rwaguraho urwego rw'imiyoborere. Tubijyana mu nzego zabo zo gukemura amakimbirane kugira ngo bashobore kubikemura. Ibyo byateye umwuka utari mwiza mu muryango, ugasanga umuyobozi umwe ntiyumvikana n'undi, n'undi ntiyumvikana n'undi. Mu binyamakuru byabayemo byinshi, ngira ngo ibyo ngibyo si amakuru ndimo kubaha. Bituma mu by'ukuri abakristo basa nk'aho badafite ituze bakabaye bafite. Ariko nanone imiyoborere ifite ibyo igomba kubahiriza iyo umuryango uwo ari we wese. Umuryango ubujijwe guhungabanya ituze, ubujijwe kubiba amacakubiri, ariko unabujijwe no kudakoresha umutungo w'umuryango mu buryo butagaragara neza. Nyuma yo kuganira uri hasi y'urundi ushobora gutinyuka gukuraho urugenzura, biba byerekana ko amategeko yabo n'imikorere yabo harimo urujijo. Dusesenguye dusanga hari urujijo mu mategeko, hari urujijo muri ngengamikorere, hari urujijo mu buryo inzego zikorana. Dusanga gukuraho abayobozi byaba bihagije byonyine, ko nanone babandi nibaza bakajya muri iyo shusho y'imikorere n'imiyoborere, n'ubundi bizabatera ibibazo. Turavuga tuti isesengura ryacu umwanya twafashe ADEPR ni nini cyane. Dukeneye abantu kandi b'abahanga bazi iby'ucungamutungo. Inshuti bakunze b'umubavu.com n'umubavu TV online, reka twongere tubashimire cyane, turabakunda cyane, murabe igiciro cyinshi cyane. Reka nongere mbashimire mbikuye ku mutima ko mukurikira ibiganiro byinshi tugenda tubagezaho. Ntizimbye mu magambo, murabizi ko umunsi w'ejo twakomeje kubakurikiranira ibijyanye n'ihererekanya bubasha mu buyobozi bwa ADEPR.
ngira ngo murabizi ko mu minsi ishize urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwahagaritse ubuyobozi butandukanye bwa ADPR burimo biro, burimo inama y'ubuyobozi izwi nka SEA. Niyo mpamvu uyu munsi hari hateganyijwe igikorwa cy'uko haba ihererekanya bubasha kuri izo nzego na komite nshya igiye kuba iyoboye itorero rya ADPR mu gihe cy'inzibacyuho y'umwaka, amezi 12 agize umwaka. Ni muri urwo rwego noneho twahababereye ku munsi w'ejo. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo tubone amakuru kuko twahejejwe hanze, ariko uyu munsi noneho twabashije kwinjira nta nkomyi, dukurikirana umuhango wose uko wagenze kuva ku itangiriro kugeza dushoje. Muraza kuza kubibona imbere mu mashusho twabafatiye meza cyane, ariko turagira ngo tubahe incamake y'uko gahunda yagenze, mumenye ngo ninde wabaye uhagarariye komite igiye kuyobora itorero rya ADPR. Niyo mpamvu tugira ngo tubagezeho iri tangazo rya RGB ryashyizweho umukono n'umuyobozi w'urwego ariwe Dr. Yusta Kayitesi, kugira ngo tubanyuriremo muri makeya uko itorero ADPR rigiye kuba riyobowe muri iki gihe. Ngira ngo iri tangazo rya RGB dufite hano rigira riti, umutwe uravuga ngo gushyiraho komite y'inzibacyuho y'umuryango ADPR. Nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rukuyeho inzego z'ubuyobozi z'umuryango ushingiye ku myemerere wa ADPR, ikanakura mu nshingano abari abayobozi mu nzego nkuru kubera ko batabashije kubahiriza inshingano ziteganywa n'amategeko, mu rwego rwo gushaka umuti urambye no gukemura ikibazo cya ADPR, hashyizweho komite iyobora ADPR mu gihe cy'inzibacyuho igizwe n'abantu 5 bakurikira: Pastor Ndayizeye Isayi, umuyobozi wa komite y'inzibacyuho akaba anahagarariye umuryango mu rwego rw'amategeko cyangwa mu ndimi z'amahanga representant legal. Uwa kabiri ni Pastor Rutagarama Eugene, umuyobozi wungirije. Uwa gatatu Pastor Budigiri Herman, umuyobozi nshingwabikorwa muri ADPR. Uwa kane Madamu Umuhoza Oreri, umuyobozi ushinzwe umutungo, imari n'imishinga muri ADPR. Ngira ngo uyu nguyu muramuzi cyane, n'ubundi yarasanzwe ari muri biro, niwe wari ushinzwe imari n'abakozi, akaba yakomeje kugirirwa icyizere nk'uko n'ubundi mwari mubizi ko yarayoboye muri iyi minsi imari n'abakozi. Ngira ngo yanagiriwe n'ubundi icyizere cyo gukomeza kuba muri iyi komite igiye kuba iyoboye ADPR mu gihe cy'inzibacyuho y'umwaka. Umuntu wa gatanu muri aba bantu 5 bagiye kuba bayoboye itorero rya ADPR yitwa Madamu Gatesi Vestine. Uyu akaba ari umuyobozi ushinzwe abakozi n'ubutegetsi muri ADPR. Ngabo rero abantu 5 bagiye kuba bayoboye itorero rya ADPR mu nzibacyuho y'umwaka cyangwa se amezi 12 muri iki gihe. Itorero akaba aribo bagiye kuba bayoboye iri torero. Iri tangazo rya RGB rero rikomeza rigira riti, iyi komite ifite igihe kingana n'amezi 12 uhereye kuwa 8, ni ukuvuga uyu munsi z'ukwa 2020, gishobora kongerwa igihe bibaye ngombwa. Ni ukuvuga ngo iki gihe cy'amezi 12 gishobora kongererwa igihe bibaye ngombwa. Komite ikaba ifite inshingano z'ingenzi zikurikira: iya mbere, kuvugurura imiyoborere, amategeko, inzego z'imiyoborere n'inzego z'imirimo ndetse n'imikoranire muri ADPR. Inshingano ya kabiri, gushyiraho uburyo buhamye kandi butanga umuti urambye wo kubaka itorero ADPR. Inshingano ya gatatu, gukoresha igenzura cyangwa audit by'imikorere, abakozi n'umutungo bya ADPR kugira ngo rifashe muri ayo mavugurura. Inshingano ya kane, kwemeza no gushyira mu bikorwa amavugurura muri ADPR. Bikorewe i Kigali kuwa 8 z'ukwezi kwa 2020. Itangazo ryashyizweho umukono na Dr. Yusta. Ndagira ngo tubibutse ko komite icyuye igihe cyangwa se wari umuvugizi w'itorero rya ADPR, musanzwe mumuzi, ariko kandi hari wabarebye video ari ubwa mbere, bamwita Revera Pastor Karuranga Ephraim, akaba ari wari uyoboye itorero rya ADPR cyangwa se wari umuvugizi waryo ku rwego rw'igihugu mu ndimi z'amahanga representant legal. Akaba rero mu buryo bwiza rwose wabonaga ko nubwo umuntu atavuga ngo byari ibyishimo, kuko burya iyo umuntu atakaje inshingano
biba ku rundi ruhande aba ari amarira n'agahinda, ariko rwose nk'uko twabibakurikiraniye ihererekanyabubasha ryabaye neza, bagenda bagaragariza ibyo yari afite cyangwa se ibitabo yakoreshaga, bakora ihererekanyabubasha, barandika, barabisinyira, kimwe n'Akayigamba Clarisse nawe wari uyoboye SEA cyangwa se inama y'ubuyobozi ya ADPR, nawe akora ihererekanyabubasha n'umuvugizi mushya. Byose ubu binyuramo, kandi uwo mwami w'itorero badukunda cyane, ushimiye ko wari wakomeje kubana n'itorero mu bihe bitandukanye rinyuramo. Tugushimiye ko n'uyu munsi ari undi munsi uduhaye mushya, kandi ukomeza kutwibutsa inshingano yawe, kutwibutsa ubutumwa uduha. Dusabiye umugisha abantu bose bari aha, dusabiye umugisha igihugu cyacu, dusabiye umugisha ubuyobozi bukuru bw'igihugu, dusabiye umugisha nyakubahwa perezida wa repubulika n'abo bafatanya mu nzego zitandukanye, dusabiye umugisha itorero, dusabiye umugisha abashumba, dusabiye umugisha abagukorera bose mu byiciro bitandukanye, kandi dusaba ngo umwuka waduhaye akomeza duhishurire ijambo ryawe rituyobore, kugira ngo ibyo dukora byose bituganishe mu bwami bwawe, kandi bitume dukora neza umurimo waduhaye. Abantu bose bari aho ukomeze uvugane nabo ibyiza, kandi itorero ribone umugisha, ribone ihumure, ribone amahoro, kuko uri umwami wabyo kandi ubitanga. Turasabye ngo Uwiteka abahe umugisha kandi abarinde, Uwiteka akomeze bamwikize amaso ye neza, abagire neza, kandi Uwiteka ajye abareba neza, abaha amahoro. Amen. Ngira ngo rero ngiri itangazo rya RGB, ngaba abantu batanu bagiye kuba bayoboye itorero rya ADPR muri iki gihe cy'inzibacyuho y'amezi 12. Ngira ngo rero tubashimire cyane, twahababereye, ibindi wenda muraza kubibona mu mashusho atandukanye yuko gahunda zagiye zigenda. Tubashimire cyane rero, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu by'umubavu.com kimwe n'umubavu TV online. Ibiganiro byacu byose byaba iby'uyu munsi, byaba n'izindi gahunda zose tugenda tubagezaho, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, turabakunda cyane. Ciao ciao.